kuba igihangange wari uhagarariye u Rwanda abantu benshi bamukoragaho challenge kuri TikTok ntekereza ko Gogo umusitari wese wo mu Rwanda ahava akagera Gogo niwe muntu wakorewe challenge ifite views nyinshi kuri TikTok abantu bo muri Jamaica abantu bo muri Uganda none yari nk'umwami South Africa nawe hari umuzungu South Africa nawe yego amukora indirimbo arayishyiramo ingoma Gogo yari umuntu munini muri Uganda. Icyo ngira ngo nkubaze abantu urupfu rwa Gogo tubanze twongeye twihanganisha abakunzi be ndetse n'umuryango we muri rusange bagiye bavuga yuko ngo bifite aho bihuriye ngo no gutambwa ngo bamutambye bamwe nyine bagenda babihuza bati yapfiriye muri Uganda hari n'undi mupasiteri ngo uherutse gupfirayo bati aba bantu bazamuka mu gihe gitoya baba bafite ababatambye ibi bintu urabivuga wiki imbere yuko twinjira mu kiganiro. Ikintu cyambere kigoye ni ukubivuga umuntu yapfuye ko ari abantu bakeka ko wemeje ko ari byo byabaye kuko hari abantu binjishe ntiyabyumvishe byose agahita akeka ko ari byo wavuze ko ari byo yabonye kuri title ariko tuvuze muri rusange kugira ngo nimba ari n'abandi bari inyuma kandi ngiye gukorana ikiganiro n'umuji wanjye bita Gitafu ko ndamukunda ariko nawe ndabimuganizaho mu kiganiro tumaze kubona mu Rwanda abantu basa n'abavuye kure bagahita bapafura bagahita bazamuka nyine giturumbuka agahitamo umuntu munini agahitamo umuntu wamamaye kunzwe urebwa abantu bishimira kumukurikira tumaze kubona benshi babipfiramo umuhanga umwe rero yaravuze ngo la première fois c'est un hasard la deuxième fois c'est une coïncidence la troisième fois c'est un acte prémédité ngo ubwa mbere turavuga ngo ni ibintu bipfuye kubaho bwa kabiri birahuriranye ubwa gatatu twemeza ko ari ibintu byateguwe byapanzwe urumva twemeza ko ari ibintu byateguwe byapanzwe dufite inde uriya uherutse gupfa umukobwa hari Dorimbogo Valentina Abijuru yaratabarutse tubonye Gogo buriya natewe nzahuke nawe yamaze igihe asa n'uzwe ariko hari igihe byakubise biba bitageze nta n'imyaka biba nyine reka na Gitafu ntabwo ari umuntu wari utariho yari ariho n'uwo Gogo nawe hari uko yari ariho ariko hari igihe uzamuka pafu none ukazamuka ukagera hejuru tubivanye kuri Gogo kuko simvuze ngo nicyo cyabaye ariko kugira ngo mburire abari kuzamuka inyuma ni ibintu umuntu yagejeje kunkoraho gutya nicara n'umukozi w'Imana umwe umuprofete w'umuhanga turica turabigenzura turavuga ngo Mutabazi warazamutse uratumbagira gutya guhera wa muntu yagukorera bya bintu hahandi twari turi wamanutse gutya we ahita azamuka gutya bajya kugura imbaraga yashaka ubwamamare bakamubwira ati genda ushaka umuntu ufite ubwamamare bumeze nk'ubwo ushaka icyo gihe uwo muntu yashakaga ubwamamare mu diaspora kandi we yari igihe cyageze nka yamama mfite aba diaspora igihumbi cyuzuye ibyo bintu cyangwa 2000 igihumbi cyangwa 2000 banyandikira tuvugana bankoreraho umugisha bamesha umugisha ko wari umuntu uvuga uyu munsi nta numwe cyane nka babiri cyangwa se nta nabo reka mbare ko nta bihari bifatika ariko umuntu abikora ndabyibuka yagukoze ibiki ntago ndabijyamo ko simba nshaka kugira muri iyo mvugo binashaka kwigisha abantu no gufasha abantu ariko ikintu bisaba kugira ngo umuntu agukure iki no atwana inyenyeri yawe ariko no kwigaruza birashoboka ni ukuvuga ngo ashaka nk'ikintu akaza akagwa nk'ikona cye gutya ashobora guha umwenda yambaye hari ikintu aguha cyangwa akaguha amafaranga noneho bikabira nyine ukaba muri ihuje nese nuzwa n'umuntu w'amasikini ngiri gusabiriza uwo muntu akagenda akakora imihango ugahita ukena nuvuga ngo nta kintu mwayerekanyije ntago yakutwara inyenyeri yawe nta kintu yagugize uzabona umuntu yambika ikote undi mu ruhame aryiyambura rimwambika uri mwambitse ubone ntagazwi uwari kuryambika warazwe ejo ubone wa wundi uryambitswe arapfuye wa wundi wari mwambikaga aramamaye urakoze
kandi ibyo nimba mu Rwanda babikora mu Uganda se niho batabikora. Nuwangerega baramubwira ngo icyo ushaka shaka umuntu ugifite tumutambe wowe ukomeze. Uvuga ngo ibitambo bibaho. Bibaho rero abantu mwitonde. Mwitonde baragutamba wacunga nabi. Kuko urabona nimba umuntu ashaka ubwamamare ntabwo ari gutwara inyenyeri ya Gitwaza kuko bariya bagabo bafite andi mavuta. Yego. Arazenguruka we yabona bariya badadiye agashaka ujegajega. Akenshi ujegajega ni umuntu ukora iki? Umuziki cyangwa se ndi umuntu ukora ibindi bintu bituma atagira imbaraga zo mu mwuka. Sibyo se? Umuntu w'umunyamuziki niyo yaba ari uwo muri mu rusengero ashobora kuzamuka ariko adafite imbaraga zimuproteje. Ku buryo bamwoherereje ibintu biraza n'ubundi bikamugeraho. Rero areba ko bati ninde ufite nyine ubwo bwamamare nshaka kandi twabasha guhura. None uratwara bwa Gitwaza mwahurira ko bisaba ko muhura, nimba se bisaba kumuha ishati Gitwaza wayimuha akayambara. Mwani magambo urashaka uri bubyemere. Uhita ubona wa wundi nyine. Kugira ngo umuntu amenye yuko bamutambye abimenyeshwa n'iki kugira ngo yiyambure ibyo bintu bamukoreyeho. Urasenga. Yisenze biragenda. Urasenga ukabaza Imana irabikubwira. Asenga ukabaza Imana iragusobanurira. Yego. Aha. Tubonye dore imbogo aritebye Imana bavuze byinshi, Nzahuke aragiye, abahanzi benshi barapfuye, uyu ntuzaragiye ko Gogo. Wowe ukuri murareba Gogo rero imizamukire ye, uburyo abantu bari bamukunze, ubona bijya gusa nibyo wasobanuraga ko nawe hashobora kuba wenda harimo abamukunze. Sinshaka kugira ngo mbyegereze umutima kuki Uganda buriya nato bose babireba nakubwira amakuru ye. Uzumva Uganda yarigeze gushaka yamwigeze nka kanga yashaka kumwica. Yego nibyo. Nese umuntu agukubise ikintu kikabarura umutwe buriya wagize ngo ari cyo yasizeyo. Nta na kimwe. Nese yagikubise asazi ko kitakwica. Iyo kikwica se yari kukugarura. Reka reka. Ubwo ushatse wanabara ko natewe buriya nawe twamubara nk'uwigeze Uganda imwica. Kwa kundi uvuga ngo yaranyishe sinapfa. Yego. Ese ubundi ko nta muhanzi w'umuganda wari waza gupfira mu Rwanda kucya mu Rwanda bapfira mu Uganda? Nanjye ubwo biranshobera. Ikintu ntabwo mujya mukibaza. Ese ubundi buriya bicwa n'abagande cyangwa n'abanyarwanda baba baragiyeyo? Wanjye ndibarije gusa. Ndabajije gusa nabantu kuki mutabyibaza. Ikibazo gikomeye nanjye nta muhanzi nuko wenda asaba abanyarwanda bajya gushakira imibereho mu Uganda kurenza uko abaganda baza gushakira imibereho mu Rwanda. Ndavuga babahanzi n'ababatumishi. Birashoboka wenda. So ni ibintu rero bibabaje ariko nta kundi nyine nukomeza kwihangana. Nese Apotre Mutabo ndagira ngo tubwire nka Apotre aba bantu bavuga yuko hari nibindi rero ariko si nkomeza kwisegura ngo ntimubihuze na Gogo umuntu wacu twakundaga cyane. Hari igihe amaraso y'iwanyu habarimo karandi ivuga ngo nta muntu uzigera agenda mu ndege iyo utumbagiye ugakatishirizwa indege witupfa. Kandi ntekereza ko n'abandi bantu batekereza kure bakwiye kugenda mu mujyo wawe. Oya. Paul Kagame yatowe n'abantu 99.18 abo bose ntibemeranya n'Ingabire. Kuko umuntu yemeranya nawe ntiyatore Paul Kagame yagira ibindi atora bindi tutazi byari. Yego. Ifatwa nitabwa muri kandi ibyo akora nicyo kintu ibyo bibazo zabihagarike anabisabira imbabazi ibyo yakoze already. Yego. Hari abantu benshi bagukurikiye bategereje kumva icyo ugiye kuvuga kuko ngiyeyo ndimo ndabaza umuntu mubaza ariko mbariza n'abandi bantu badukurikiye bari hirya no hino. Ndavuga kuki Ingabire bazamuhe burundu. Bazamuhe burundu nk'iyo bahaye Mushayidi. Yego reka tubasuze kandi tubaye ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira Umurwa Live TV aho muri hose. Reka mbifurize kumererwa neza niba utanameze neza kandi wihangane ejo bizagenda neza ariko ucunga impamvu itumye utamera neza. Ushobora kuba utameze neza kubw'impamvu zawe ukaba wirirwa wihoshya amayoga ukabyuka amafaranga yagushizeho kubera wayasesagurishije ukavuga ngo isi ngongera kunaniye ngo ibiki cyangwa se wirirwa mu bakobwa birirwa bakurya amafaranga. Ese wirirwa mu kuvuga abantu nawe wagera hirya bakakuvuga ukavuga ngo isi ngo yaragucanze ngo ibintu ngo byaranze ngo rero cunga impamvu itumye utamera neza. Nusanga iyo mpamvu nta ruhare uyifitemo utuze aba ari impamvu igihe kizayisobanura cyangwa se igihe kizabisobanura. Nitwa Karabo K'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti. Hano rero nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umushumba nkunda cyane Apotre Mutabazi, akaba intiti
niwe muntu watuzaniye ikintu bita kumenya IQ umuntu afite. Abantu benshi babonaga umuntu bakagira ngo ni umuntu usanzwe, ariko yaraje atuma twitekerezaho twese, buri muntu agenda amenya IQ afite. Rero ikindi aje kutubwira amakuru adasanzwe, ni amakuru y'icyamamarekazi Gogo yitabye Imana. Twihanganishe umuryango we ndetse n'abandi n'inshuti ze basigaye. Apotre Mutabazi, ikaze mu kiganiro. Murakoze ku mikaze. Iminsi myinshi. Yesu agomba ngo kubasanga mu murwa. Ubwo nizere ko muri mu murwa. Mu murwa turimo, tumeze neza. Turuindiriyemo. Namwe murimo na muri na live. Hari aba bari mu murwa baraho bagenda batagaragara, ariko twe bari offline. Nibyo twaraburaye. Turaburanyeho ino minsi, nanahagaritse ibintu byo kuba muri media buri munsi. Nzamo kubera ko like numa nshaka kwiganiriza abanyarwanda, donc mu gihe usanzwe nabikoraga umunsi kundi nk'umwuga. Ndumva ndi buvanganja no kwiyandikisha, ndashaka kujya niga kakunda abantu biga ikigoroba, nubwo byari igitutsi ngo yize ikigoroba, ariko part time ndashaka kwiga ibintu bya international relations na diplomacy. Tuzatangira kuwa mbere rero. Ubwo urumva bari ibindi bintu, umuntu afite ibintu byinshi arimo. Nicyo nashaka kuvuga, nakwa kunda abantu batuye kure, uretse ko nshaka kwibuka nkatura hafi y'ishuri, havi iyo ngiyo nari ntuyeyo gihera Nyagasambu. Ni ibintu byinshi rero, ariko buriya mba marimba mbakurikira, kandi mukora ibintu byiza mbireba. Tuba dushakisha Imana ikagenda iduheramo umugisha. Nsigaye mbwira abantu nababwira ngo nubwo atari bose babyemeza, ariko abanyakuri bemeza ko nsigaye ndi umutoza w'ikirenga w'abasesenguzi. Ariko nibyo ikirenga ntabwo byoroshye, ariko nyine twashyize itafari ku kintu nako twatangiye ubusesenguzi. No kuri RBA badasesengura, twereka abantu ko bishoboka, kandi turanabikora. None buri wese nazana ya talent ye na ya IQ ye, noneho agira ibyo agaragariza abanyarwanda. Bamwe birakundwa, abandi ntibyakundwa, ariko byose ni ukubyubaka. Uburiya n'ibindi bizagenda biza, wenda nk'ama debate nayo ubona mu Rwanda bataragera ku rwego rwo kuyakora neza. Aho hantu icyo uvuze nicyo, kuko abantu batinya yuko umuntu yavuga ibitandukanye n'ibyo we yavuze. Abantu bashaka guhanganisha abantu bitari ngombwa, donc ntago abantu baragira agaciro, kumenya agaciro k'igitekerezo, kumva ko ngiye mfite opinion, ngira n'uburyo mfite na philosophy yanjye, bityo nkaba nshaka bise umuntu aza agashyigikira yuko umuntu akora sex before marriage, bino bitanga avance, undi akabirwanya. It's a debate. Mu Rwanda rero bavuga ngo nimvuga ibi barandeba nabi, nimvuga ibi, uretse ko simvuze ko batabivuga ibyo nayimvuzeho, ariko nivuga ngo ko abantu bagihariya kandi bagakanganisha ibitekerezo. Ibiganiro mpaka, akakora impaka ku bitekerezo, buri wese akagaragaza ubusobanuro n'impamvu z'ibitekerezo bye. Ibyo nabyo bizagenda biza, ariko ndabasuhuje rero, kandi uzambura azumve ko ndi ku ishuri, azumve ko nimba ntari mu masomo, ndi mu bucuruzi butandukanye, ko ibyo gukora ni byinshi. Imyaka tumaze kugira si mikeya, yo ugomba kureba aho ushyira imbaraga ukazihashyira, kandi ukakura umusaruro, kuko igihe kiba kizaza ugomba kugira ibyo usigira abagukomokaho. Icyo ni kimwe, uko ufite abana batanu rero, ubu bafite nyine ngira abana batanu. Ufite abana batanu ku myaka 39, uba ugomba gukora cyane kugira ngo imyaka 50 ijye kugira byibuza hari aho ibintu bigejeje. Nimba utaye, ariko nunagumaho uhagume. Donc ko hejuru y'imyaka 50 ntago wemerewe gufata risk, ukora ibintu byatuma uyatamo. Risk bazifata mu myaka mito. Yego. Rero urumva ugomba kugira, bavuga ko imyaka yo gukorera amafaranga menshi ni hagati y'imyaka 40, sindayuzuza, ndabura umwe, na 50. Ungeze mu gihe cyo gukorera amafaranga menshi. Yego. Mu gihe hagati y'imyaka 20 na 30
uri kwishakisha nubwo akamenya n'icyo ushaka n'icyo ukunda n'icyo wakibonamo noneho 30 wamaze kumenya icyo wibonyemo n'icyo wakibonamo noneho hagati ya 30 na 40 ushaka uba intyoza impuguke expert ufata muri bya bintu byose wajarajayemo hagati y'imyaka 20 na 30 ugafatamo kimwe ukagishyiraho imbaraga zawe zose kugira ngo ube uwa mbere muri cyo ugire reputation ugire amateka meza muri cyo cyangwa se ubuhamya bwiza muri cyo noneho 40 ikajya kugera ukarekura cya kintu umaze kubamo umuhanga ugashaka uburyo cyabyara amafaranga menshi ashoboka ukagikora nta kintu kivangira kugeza ku myaka 50 hejuru y'imyaka 50 rero burya ni imyaka ko na Bibiliya iravuga ngo umurewi nageze imyaka 25 ngo bazajye bamuha imirimo yo kurinda ihema ry'ibonaniro ngo ariko nageze imyaka 50 ngo bazamukureho imirimo ikomeye yo mu butambyi nko gufata ikimasa bakagifata amayembe bakakica ntago babihaga uwo muntu imyaka 50 hejuru yayo. So rero niyo mpamvu Imana ikunda kuzana ububyutse n'ibindi bintu bikomeye bikunda gukorwa no kubora igihugu byakozwe n'abantu batagize imyaka 50 mito cyane. Abantu b'imyaka mitoya iyo bafite vision, iyo bafite coordination bakora ibintu binini kuko bashobora no gusenya ibintu binini babonye ubayobya n'ubashuka. Ariko Apotre wenda nkuciye mu ijambo gatoya ubonye nk'urubyiruko wenda nka 70 niho batinya risk, ariko umuntu hejuru ya myaka 50 avuga ati fashe credit ya banke ntibirangire neza. Okay, nenge kuvuga ubonye ajya numva abantu babeshya ngo umuntu umwe ufite etage ndende hariya mu mujyi bavuga amakuza umanze yarafashe credit nini ngakuze. Reka wenda ntabihuza no kuvuga abakire burya iyo mbavuze ngereka gukoma amashyi. Uguri inkoma amashyi y'abakire. Ijambo inkoma amashyi ntabwo ari ijambo ribi nuko abo bari mwarigize ribi. Iyo wageraga ibwami wacaga bugufi ugakoma amashyi. Kabiri nanjye mbonye umukire akemera ko mu mwanya we ndayakoma da ndinde so kudakoma amashyi nabahuye n'umukire. Rero burya uretse kwihagararaho no kwiremereza nyine ubonye umukire ubona ko ari cyo wamukura. Umukire mbona nta kinama. None se umwami ndakubwiye ngo wajyaga ku mwami w'amahanga ukajya gukoma amashyi ni umwami nyine wavunyishije akemera kukwakira. Nyine ubona ko reka bari ntazakubeshya umwami burya hari umukire utekereza nk'umwami n'umukire utekereza nk'ingegera bisanzwe cyangwa umuntu usanzwe, ariko umuntu wese wifitemo imitekerereze cyane yafite icyo akurusha ukamenya kugira uko umwitwaraho ukimukuraho burya ukimukuraho. Maze ni public dukurikisha kwitwara nk'abami, niyo mpamvu bazi gukoma amashyi kuri audience birangira bagize trend itasanzwe abandi bakajya gushaka imiti nuko nyine nta kundi byamera. Turaza kubigeraho ariko reka amaze ugiye kureba nk'urubyiruko wari utubwite urubyiruko rubishatse nyine rugakora ibyiza mu myaka yarwo bishobora kuba ibintu bihindura igihugu cyangwa se rukoze ikibi rwakwararika igihugu. Ariko ugiye kureba urubyiruko ugasanga nk'urubyiruko 80% ari abantu nyine ubona ko bari mu biyobyabwenge bari mu buraya. Nkawe nk'umusesenguzi 80% ntago wayibonye. Reka dufate 70 wayibonye se wayikuye. Reka dufate 50%. Wowe ubona abantu bari kuri YouTube bararangiye nabo ubona mu tubari ariko bose bateranye ukora imibare uteranye basanga batarenze 100. Urebe noneho u Rwanda rufite abaturage bangahe. Mani magambo wowe urabona abantu ni nkuko umuntu abantu kuri YouTube baje akakuvuga ari 20 bakuvuga nabi. Urabona ngo abantu bose ari kuvuga nabi. Abantu bose abantu 20 basimba nese bari babatumye se babatoye se barabahagarariye se. None ngo hari ukuntu muri twe twikiramo ikintu cyo kugeneraliza. Umuntu yakora divorce ngo abagore bose ngo nyine babyara n'umwe kigorye gusa. Wowe wabanye n'umugore umwe agutesha umutwe. Oya ubugoryi it's a fool. Bibiliya iravanga a fool. Muzasome mu migani uzasomamo a fool inshuro zingahe muri Bibiliya y'Icyongereza. A fool. None se fool bisobanura iki mu Kinyarwanda si ikigoryi? Ubugoryi ni ijambo risanzwe. Urumva wabanye n'umugore umwe uwo mugore nta n'impangagira n'abavandimwe babiri ntibatera kimwe
uwo mugore arangije nuko wamwitwayeho ntituramenya nimba byo byari ishyashya, ariko urangije ujeneraliza abantu bose ngo ni babi. Isi irimo abagore miliyari zitari munsi y'eshanu, ubu bose babaye babi. Na nyoko ni mubi, na nyoko wanyu se. Hari igihe umuntu yicara rwose akajeneraliza ngo abantu bose bitewe n'umuntu wamugiriye nabi akumva ko aba bantu bose ari babi. Ntabwo ari byiza rero kujeneraliza. Niyo wabona abakora ibintu bajya kuba benshi, umuntu aza ngo nta mukobwa w'isugi ukibaho. Really? Umva, banavuze ngo dushake umukobwa w'imyaka 35 w'isugi, nitumubona turakurasa wewe wapfa tarenze iminsi 3 kuko yahita aboneka wararupfuye. Ariko bo wenda bavuga uti basigaye ari bake cyangwa se wasanga ari bake cyangwa se biragora kumubona ugakoresha amagambo ameze nka gutyo almost. Buryo uvuga almost ni ngo urebye abenshi ugereranyije biragoye kubona bameze gutya. Ariko inyangamugayo zibaho, isugi zibaho, abagore bakubaka urugo rugakomera babaho, imanzi nazo zibaho. Rero ni ibintu bimeze uko nguko muri ubwo buryo. Abasore rero icyo ngiye mbashyiramo imbaraga, hazagira ubavuganira, abo ba depite mwatoye bajye bavuganira, nimba babazi kwareterana ibitekerezo cyangwa se nimba n'ibitekerezo byabo bigiye byagira aho bigera, niba bafite nyine iyo power yo kubigeza aho bigera. Umuntu ngo wanywera umugi nubwo ntarunywa ntazateganya no kurunywa no kugira gute, nywera umugi nkuko hari itegeko ryanditse ngo gusindira mu ruhame, ariko utarigeze ubona urubyiruko bujuje muri gereza ngo rwasinze, kandi hari icyaha cyitwa gusindira mu ruhame. Ariko gusindira mu ruhame bundi ni kosa. Ariko icyo cyatse kubwira bashyiraho mande, sindira mu ruhame 100 by'amande, 200 by'amande, kunywa urumogi bakareba ibintu. Niba ufata umwana uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 mukungu yanyweye ku rumogi, icyambere abadakomeye mu mutwe, abakiri kwishakisha, ari gutereta umukobwa, umuboss akaza akabaramo umutwaye, bari bicanye gutya akaza agaparika imodoka, hari umukobwa agahita ahaguruka atanamusezeye. Ntago arakomera mu mutwe ku buryo atari bugiye gushaka ibintu bimusaza mu mutwe cyangwa se nyine bimukira swingi kugira ngo. Kandi ikibazo wowe uri gushaka umufunga nta n'ikintu wakoze ngo umwubake mu mutwe, ko nawe tuzi kubaka amazu, kubaka mutwe biri kutugora. Kandi igihe sinjya nkunda ngo narenganya leta, ntarabanza kurenganya umubyeyi. Ababyeyi nibo babanza kudutuburira. Wenda mwebwe abanyu na baspa human, ariko nyifite data w'intwari, ariko mu butwari bwe bwose yakoreye inote, nta mashuri menshi afite. Abo mukire agura Daihatsu igura 600 kuva mu Buyapani. Washaka kumukumaza kwa ngo twabishyuriye amashuri meza muri twebwe tutarayize, akamera nk'umuntu ushaka kwishyuza kuki udatunze miliyari nk'iyo ntunze cyangwa nk'izo ntunze kandi wowe warize amashuri nge ntize. Ahanga no papa, wagomba kuyishyura amashuri nize, warangiza nayavamo ukanyigisha gushaka inote nk'uko ubizi. There you failed. Ubuzenga amashuri ntiwanyigishe gushaka inote. Oya ni ibintu bitandukanye. Ariko mu ishuri se bajya bakwigisha gushaka amafaranga. Ndaguha urugero, mu ishuri niyo waba wiga muri media ntibakwigisha gushaka views. Vuze ngo ushatse guvuga ngo ndatungwa na views, urabyiga rero. Urashaka ujya kubyigira cyangwa ubyiyigisha, ariko ntaho bigisha gushaka views, nta naho bigisha gushaka amafaranga. Icyo ndacyumva cyane. Wenda bakwigisha marketing, ariko nukubikorera abakire. Kuki uzubize marketing atari wabaye umukire wa mbere? Kandi yarize nyine kwamamaza ibintu ngo bikabona abakiriya benshi. Kuki se atari ucuruza boda wa mbere kazi ari we mwamamazi mwiza? Yego. Oya, ushaka amafaranga byigo kwabyo. Kandi ubyigishwa n'uwayashatse. Kandi akabikwigishiriza mu kuyashakana nawe. Bani magambo, muzehe wanjye twakabaye twaracuruzanyije byibuze imyaka 10. Aho ahagaze muhagarara, negotiation diru zose akoze muhagaze iruhande. Ari ngo no mukire cyane. Niyo mpamvu no kuyobora igihugu buriya umwana w'umusaza buriya ari muri presidence buriya yakiyobora, ariko bibaza Mutabazi. Gize Mutabazi n'akagari bigeze akayobora amwicaye. Mwani magambo, iyoborana n'ukiyoboye imyaka runaka itari munsi y'7. Nawe uzaba uri mu murongo mwiza ko wabikora. Curuzanya n'uwacuruje
imyaka runaka abakire hafi ya bose bari mu gakinjiro ka Gisozi bazampakanye benshi barababoye n'abakozi muri Mateo Sariya za 2009 kangaye abakozi b'abantu hariya agenda abona udumana 5 bajya kurangura Kampala ikigezweho none uyu munsi bageze kure abantu bafite amacaci manini babanje kuba abayobora korale abayobora amasengesho mu zindi caci ndi guta abakire b'i Kigali mutigisha abana banyu ibyo muzi so rero urubyiruko bagombye kurworohera nk'umwana nywera umugi bakabaye bamufata akamujyana muri rehab bakarumuvomamo bakamushyira hano kugira ngo bamwigishe urumva bagashyiraho gahunda y'ingando zihoraho bashyiramo abantu babonye mu biyobyabwenge bakaba kansoringa bakabigisha bakajya gute then noneho byaba byakabije ubifatemo 5 bakaguha amande y'amafaranga tanga miliyoni nese nk'urugero karuko abana b'abakire batajya bafatira ikintu cy'urumogi kandi abesha barunwa unarubona mu maso ariko ntumbaze ukuntu biranje ku buryo batabafata iyo basanga nabo banditse amategeko baba bafitemo abana babikora hari ibintu ubona uburyo byubatswe abonana sinzi impamvu babyubatse gutyo ariko nabivugiye iki tutajya no muri ibyo ngibyo no muri yo anga ndashaka kwirebera ngo uyu mwana utarakomera mutwe kuko isi ya mukaraze agafata ibiyobyabwenge urabimuhanira nese umuntu ahanirwa gusara nk'byandi bavuga umuntu yawe bakubita intumbi gusa byari ibintu by'ibikangisho iyo uvuze ingwe nijoro iraza nese umuntu yiyahura ko mutwe zacomotse none se urajya kumuhanira se yuko zacomotse mu mutwe wasaze banzanira igiti ngukubite bazaniye fera bita nguvuna ukuguru wasaze wowe no ararwaye uyu mwana ibintu bimubaho kaberwa hatangira nahaganisha kandi ababyeyi nimwe muri gushyira ayo mategeko yo kumufunga imyaka 2 ariko sikari imyaka 2 diplome ngo bayitesha agaciro yo funzwe amezi 3 nta kindi kintu wakora mu gihugu ujya mu kazi batezana kazi ya DCR kutafunzwe imyaka amezi 3 ugasanga akazi usigaranye ko wakora nako ukoropa amatoilette konye utundi tuzi batijya gushaka hanagura busembwa bakashyiraho amande none nk'urugero baguca miliyoni uti ntayo mfite bakagukwikirira isuka ukagenda ugahinga nk'umwaka cyangwa umwaka n'igice warangiza bakakwigisha no kwihangira umurimo warangiza ukagaruka wagaye 10,000 yo gutega gusa ukareba amabavu ufite mu ntoki ukavuga ati nk'ubiyo mba nahingiye imibyizi yose nyakira kuri konte simba mbonyemo ikibanza kwera ugasubiza ubwenge kugira ariko gereza hagati y'umwaka n'imyaka 2 gereza zaruzuye zirimo amabandi none harajya amasoko yarize kwiba amamodoka yarize ibintu bitabaho byose twigarukiye rero niyo mpamvu navuga ngo ababyeyi umubyeyi n'umuntu ukomeye muri demokarasi ubyumve neza ariko ntubivange umubyeyi arusha imbaraga perezida muri demokarasi mu kuba yakugira ugomba kubaho mu bwami umwami niwe umataringa ushobora kubyarwa na so w'imbwa mu bwami ukaba umugabo igihe cyose umwami waba ari umuntu w'umugabo kuko mu bwami abari mu gihugu bose ni nk'aba abanyagihugu bose bari abana b'umwami ariko ko abagore bose atabatera inda niyo mpamvu bavuga ngo abagore bose nabo umwami ariko katabatera inda ni nk'abagabo muri kumukorera ku kazi ko gutera inda babagore be bose ariko ubundi mu buryo buri spiritual abanyagihugu bose ahantu hari ubwami baba ari ab'umwami baba ari abana b'umwami your father makes you and breaks you in a democracy and the king makes you or breaks you in a kingdom. Niyo mpamvu kuba twaravuye mu bwami tukajya muri demokarasi. Nimba nta mirimo ihari bibaze so, nimba ari cyo bibaze so, nimba abantu barya ruswa bibaze so, nimba abantu basambana cyane bibaze so, nimba abantu banywa inzoga nyinshi bibaze so. Ubwo reka mvuge nanjye ko nanjye ndi umubyeyi mfite n'umuhungu w'imyaka 24. Ababyeyi rero dufite uruhare runini mu bipfa n'ibikira. Twigire mu kiganiro ariko nuko nguko abadukurikiye barimo barumva ibintu bimeze kandi ibintu ni neza ni byiza. Yego
Mutaba ejo no kwita izina ngiye guca batangira amabaje bajya kwita izina bajya kwita izina iki ingagi nawe uzajyayo ntago bantumiye ariko ngiye kubaza impamvu batantumiye ko namenye ko gutegereza ngo bantumire ahubwo ikiza nuko nagenda nkababaza kuki mutumire abandi nimuntumire mushingira kuki nese wowe uzajya gukora iki biki nawe uzajya kwita ingagi simba mbona nabo abantu birirwa kuri Instagram bifotoza nabo bagiyeyo nyine ndashaka kubabaza nimba mudatumira Mutabazi mutumirane cyangwa babandi bandi njye mbona bita Basireyi bagerayo bati ibintu byanyu bimeze bite kwibarya bwata ko nawe yigira nk'umwana na IQ ufite ndimo kubyumva cyane none se ahantu haba haje abantu ntihabakeneye abandi bantu hari inama izamo aba CEO bakomeye ku isi n'abaperezida n'abandi bantu n'abantu nyine bashinzwe ibintu by'ubukungu ku isi bakomeye Davos niho hantu hajya indaya nyinshi zihenze iyo nama iyo itangiye zifata indege kuva Brazil kuva na Nicaragua hose zerekera zihenze bajya ahantu hari Davos donc wumve ngo ku buryo nta uri kuri urwo rwego wo mu Rwanda ntawo mu Rwanda bajya Davos kandi uziko mu Rwanda mujya mvuga ngo harabo mufite ngo babasireyi ngo ba high class oya Davos hajyayo babandi mu bihugu by'iwabo bagenda mu modoka nko mu Rwanda yagura $500,000 kandi ariko kazakora kugushimisha abanyamafaranga ubwo nabantu kubafata neza agaba byoroshye ariko nyine kwita izina byiza ko njyayo izo za Rwanda Day ni ngombwa ko tuzijyamo nujyayo bakagusohora ko batagutumiye iyo bakomeje gutumira abandi batadutumira tugomba kubibutsa yuko natwe duhari wenda nkawe uri kumva ntacyo bikubwira ariko ngiye birakimbwiye ngiye bantumiye nabyanga ariko Mutabazi ariko nawe Patrick Mutabazi arashaka bamutumire nawe kuko arashaka ko bagutumira kubera se Patrick wabaye uretse ko abanyarwanda twese tagireyo rimwe Mutabazi ubu se ko navuze Davos ko ntavuze ngo bantumire Davos njye nivugiye kwita izina no muri Rwanda Day kuko Patrick ubu nawe urashaka kujya basi wenda uzajya muri ku nshuro ituru nanjye kubyita ituru ku ituru wenda yo muri 2037 2040 Patrick kuko tubyiganira umwanya wa 2025 koko nese ubu ni hari abagiyeyo urusha amashuri nicyo sa amashuri ni nkuko nanjye nakwisangaye icyo sa amashuri nose cyeza ko mu myaka 10 ishize nambaraga idarapo riri ku ikote ryanjye ko nta kigwari kirya kiryamba ntawe uzariyo ntago bibaho noya umutima nama wawe tukubwiye tujye ibintu ukoze ntago ari ibyawe ariko Mutaba uzi ko hari umuntu ushobora kwinjira ahantu urumva umuntu ushobora kwinjira ahantu ubu ninjira n'ahantu abari gutangirira bagize abatumiwe niba menya ko ntatumiwe baravuga ngo yongo none se ntago watumiwe ntekereza ko umuntu ndaje ngiyeyo ngo ni kan Kigali ndaje ngiyeyo uri bwijyane aha k'igitoro kingezeyo se ngifite ndaje nkwereka icyo ngukorera erega ibyawe iyo ubona utari kubibona urabirekarama Mutabazi bimeze gute wari uzi ko wowe hari umuntu wize amashuri ari munsi yawe munsi cyane ushobora kwinjira hariya we ntuhinje cyane rwose ibintu by'amashuri se ko bitewe wenda ibintu by'amashuri bafite famille ikomeye ibintu by'amashuri rimwe na rimwe bari nka scam amaye ntago ari scam nese Elon Musk bakubwiye ko afite doctora mu biki muri chimie cyangwa mu biki Elon Musk afite doctora mu biki okay simze kari scam research iyo bigize byonyine ukabigira byonyine bitagira ikindi bikubera scam uzabeza president wacu zakubwira ngo skills without discipline is useless ndamuparaphrase ariko nzikajya kunda kuvuga imvugo ziganishaho ibyo uzi byose ubuhanga bwawe impano ufite zose nubura discipline ajya nabivugira arigabira ko bati muratojwe muri abakomando beza muri abarashi beza ati sasu rigomba kugenda ryanditse karakano saza uraturangiza sinjya amenya hana amagambo ayacurira isasu rigomba kugenda ryanditse izina ry'uwo waritumye kantu kaba gakomeye ariko akavuga ati nibyo waba ubishoboye nubura discipline nta kizavamo nta n'umwanya uzaba ufite
mu bakomando n'aba special force b'u Rwanda. Iki rero nuvuga ngo amashuri agomba kujyana n'ubwenge. There is knowledge, there is intelligence, there is wisdom. Ni ibintu bitatu. Bibiliya ivuga ngo shaka ubwenge, shaka ubuhanga. Ngibyo utunze byose ubishakishe kumenya. Mu ishuri rero ukurayo kumenya. Ntunakurayo ubuhanga buryo ukurayo kumenya. Buriya uzana Afrika yacu yangirikiye. Afrika yacu kandi ubabarire ndabizi wowe ibyo mvuga urabyumva cyane kundusha. Twikizemo yuko umuhanga ibindi n'abantu bajya banga umuntu umuhanga mu ishuri. Umva se nta muhanga mu ishuri ubaho. Ubuhanga tubwemezwa n'icyo wahanze. Urugero abize ku Nyundo, nta muntu wize ku Nyundo ari umuhanga mu muziki keretse Juno Kizigenza nabonye n'uriya mukobwa wundi ninde. Donc abaje bakajya mu muziki agakora indirimbo ikagira miliyoni 5 za views. Uriya mukobwa ni Ariel Ways. Naho kwambwa ngo najya ngo note do re mi fa sol la nagira amanota ya mbere. Ugeze hanze bya kwa element umuntu akwishyurira indirimbo yawe iraflopinze nta n'ibihumbi 100 yabona. Ubwo sikambwira kare biki. Nwango ubumenyi ubukura mu ishuri ariko ubuhanga reka mbyite gutya wize iby'inganda ubumenyi ubukuye mu ishuri ubuhanga urabukura mu ruganda. Reka mbwire mu ruganda cyangwa se Mutaba kuri machine y'uruganda. Iron Mask muri production. Iron Mask tekereza yuko Iron Mask Bill Gates Bill Gates buriya nta nubwo yize kaminuza. Uri kumva ni drop out na Mark Zuckerberg. Umva icyo ngira ngo mvuge rero Afrika bari muri Harvard bombuka ari babiri barisezerera bajya ndabizi guhiga inote. Hano muri Afrika twishyizemo yuko ngo umuhanga wumve ibintu biri stupidity. Kumva ko umuntu w'umuhanga ngari umuntu uzi kuvuga igifaransa neza, ngicyongereza neza, ngigiswahili neza. Uzimambu tutekereza gutyo. Mbona Afrika yacu. Uzimambu tutekereza gutyo kandi akenshi bigasatira kuba gutyo. Amasomo twiga mu cyongereza no mu Gifaransa. Izo ndimi ebyiri utazizi. Ubora nize utabyumva mostly. Nyise ku cy'umuntu bavuga ko ari umuhanga kuko azi kwisobanura neza mu rurimi. Baba babasha kuvuga ngo nta mfuruka waciyemo ngo accessing kuri knowledge. Kuko ntitwigisha mu rurimi rw'iwacu. Ariko iyo batwigishaga mu Kinyarwanda nese abo batwigisha mu rurimi rw'iwabo bo bize he? Erega ngi ntabwo umuzungu ajya nkanga sobanukirwa neza. Mu Bushinwa biga mu Gishinwa. Niyo mpamvu abenjeniyeri b'abahanga mu Bushinwa usanga nta n'icyongereza bazi. Mu Budage bigisha mu Kidage. Mu Bufaransa bakigisha mu Gifaransa. Mu Rwanda rero usanga na primaire amasomo amwe ari mu Gifaransa no mu Cyongereza. Kuko nta somo rya technology ryigishwa rero mu Kinyarwanda. Iyo tubona utazi ururimi turavuga ngo no mu ishuri wicaragamo mwarimu agasohoka ntacyo wumvise. Tugatangira gukemanga n'ubumenyi bwawe kuko butangwa muri urwo rurimi. No, kuko butangwa muri urwo rurimi. Uri kunyumva neza se basi? Ndimo kubyumva. Ni nkuko nabanzi kutazi gusoma no kwandika bitamenya kutasomye Bibiliya. Sinirwa mbishakisha ko nzi kutazi gusoma no kwandika. Kandi kugira ngo umenye ibiyanditsemo swate barabigusomera, swate wowe urabyisomera. Nko kuvuga iki? Irembo ryinjira ku bumenyi n'ururimi rurimo mu gihe bitigishwa mu rurimi rw'wanyu. Mwese reka mbaze nkubaze. Abo bamenyi bandika ibitabo mu library kuki batatranslating ibitabo byigisha ikoranabuhanga ngo bivane mu Cyongereza babishyire mu Kinyarwanda. Ibyo tuzabigana batanga isomo mu Kinyarwanda. Reka tubwire Abanyarwanda agahinda n'umubabaro muri Afrika. Reka tubwire agahinda n'umubabaro twatewe na Gogo wari umaze kuba igihangange wari uhagarariye u Rwanda. Abantu benshi bamukoragaho challenge kuri TikTok. Ntekereza ko Gogo umusitari wese wo mu Rwanda ahava akagera. Gogo niwe muntu wakorewe challenge ifite views nyinshi kuri TikTok. Abantu bo muri Jamaica, abantu bo muri Uganda none yari nk'umwami. South Africa nawe hari umuzungu South Africa nawe yego amukora indirimbo yari ayishyiramo ingoma. Gogo yari umuntu munini muri Uganda. Icyo ngira ngo nkubaze abantu urupfu rwa Gogo tubanze twongeye twihanganishe abakunzi be ndetse n'umuryango we muri rusange bagiye bavuga yuko ngo bifite aho bihuriye ngo no gutambwa ngo bamutambye. Bamwe nyine bagenda babihuza bati yapfiriye muri Uganda hari undi pasiteri ngo uherutse gupfirayo bati aba bantu bazamuka mu gihe gitoya baba bafite ababatambye iki ibi bintu urabivuga wiki mbere yuko
twinjira mu kiganiro. Ikintu cya mbere kigoye ni ukubivuga umuntu yapfuye ko hari abantu bakeka ko wemeje ko aribyo byabaye. Kuko hari abantu binjije ntiyabyumvishe byose agahita akeka ko aribyo wavuze ko ari byo yabonye kuri title. Ariko tuvuze muri rusange kugira ngo nimba hari n'abandi bari inyuma, kandi ngiye gukorana ikiganiro n'umuji wanjye bita Gitafu ko ndamukunda, ariko nawe ndabimuganizaho mu kiganiro. Tumaze kubona mu Rwanda abantu basa n'abavuye kure bagahita bapafura bagahita bazamuka nyine giturumbuka agahitamo umuntu munini, agahitamo umuntu wamamaye, kunzwe, urebwa, abantu bishimira kumukurikira. Tumaze kubona benshi babipfiramo. Umuhanga umwe rero yaravuze ngo la première fois c'est un hasard, la deuxième fois c'est une coïncidence, la troisième fois c'est un acte prémédité. Ngo ubwa mbere turavuga ngo bya ni ibintu bipfuye kubaho, bwa kabiri birahuriranye, ubwa gatatu twemeza yuko ari ibintu byateguwe byapanzwe. Urumva, twemeza ko ari ibintu byateguwe byapanzwe. Dufite inde uriya uherutse gupfa umukobwa, hari Dorimbogo Valentina Abijuru yaratabarutse. Tubonye Gogo, buriya natewe Nzahuke nawe yamaze igihe asa n'uzwe, ariko hari igihe byakubise biba bitageze nta n'imyaka biba nyine. Rega na Gitafu ntabwo ari umuntu wari utariho, yari ariho. N'uwo Gogo nawe hari uko yari ariho, ariko hari igihe uzamuka pafu none ukazamuka ukagera hejuru. Tubivanye kuri Gogo kuko simvuze ngo nicyo cyabaye, ariko kugira ngo mburire abari kuzamuka inyuma. Yego, ni ibintu umuntu yagejeje kunkoraho gutya. Nicara n'umukozi w'Imana umwe, umuprofete w'umuhanga, turica turabigenzura, turavuga ngo Mutabazi warazamutse uratumbagira gutya, guhera wa muntu yagukorera bya bintu hahandi twari turi, wamanutse gutya, we ahita azamuka gutya. Bajya kugura imbaraga, yashaka ubwamamare bakamubwira ati genda ushaka umuntu ufite ubwamamare bumeze nk'ubwo wowe ushaka. Icyo gihe uwo muntu yashakaga ubwamamare mu diaspora, kandi we yari igihe cyagize nka yamama mfite aba diaspora 1000 cyuzuye. Ibyo bintu yagukorera byari biki? 2000 banyandikira tuvugana, bankoreraho umugisha, bamesha umugisha. Ko wari umuntu uvugwa cyane. Uyu munsi nta numwe cyane nka babiri cyangwa se nta nabo, reka mbare ko nta bihari bifatika, ariko umuntu abikora ndabyibuka. Yagukoze ibiki? Ntago ndabijyamo ko simba nshaka kugira muri iyo mvugo. Ninashaka kwigisha abantu no gufasha abantu. Ariko ikintu bisaba kugira ngo umuntu agukure iki no atwara inyenyeri yawe, ariko no kwigaruza birashoboka. Ni ukuvuga ngo ashaka nk'ikintu akaza akagwa nk'ikona cye gutya, ashobora guha umwenda yambaye, hari ikintu aguha cyangwa akaguha amafaranga, noneho bikabira nyine ukaba muri ihuje. Nese nuzwa n'umuntu w'amasikini ngiri gusabiriza, uwo muntu akagenda agakora imihango ugahita ukena. Nuwa ngo nta kintu mwayerekanyije ntago yakutwara inyenyeri yawe. Nta kintu yagugize. Uzabona umuntu yambika ikoti undi mu ruhame. Yego. Ariyambura rimwambika. Yego. Uburyo uri mwambitse ubone ntagazwe. Uwari kuryambika warazwe. Ejo ubone wa wundi uryambitswe arapfuye, wa wundi wari mwambikaga aramamaye. Urakoze. Kandi ibyo nimba mu Rwanda babikora, mu Uganda se niho batabikora. Nuwangerega baramuga ngo icyo ushaka ashaka umuntu ugifite, bahite bakupa, tumutambe wowe ukomeze. Uvuga ngo ibitambo bibaho. Bibaho rero, abantu mwitonde, baragutamba wacunga nabi. Kuko urabona nimba umuntu ashaka ubwamamare, ntago ari gutwara inyenyeri ya Gitwaza, kuko bari abagabo bafite andi mavuta. Yego. Arazenguruka we yabona bari yabadadiye agashaka ujegajega. Akenshi ujegajega ni umuntu ukora iki? Umuziki cyangwa se ndi umuntu ukora ibindi bintu bituma atagira imbaraga zo mu mwuka. Sibyo se? Umuntu w'umunyamuziki niyo yaba ari uwo muri mu rusengero ashobora kuzamuka ariko adafite imbaraga zimuproteje, ku buryo bamwoherereje ibintu biraza n'ubundi bikamugeraho. Rero arareba akaba ati ninde ufite nyine ubwo bwamamare nshaka,
kandi twabasha guhura. None uratwara bwa Gitwaza mwahurira ko bisaba ko muhura, nimba se bisaba kumuha ishati Gitwaza wayimuha akayambara, mwani magambo urashaka kuri bubyemere, uhita ubona wa wundi nyine. Kugira ngo umuntu amenye yuko bamutambye abimenyeshwa n'iki kugira ngo yiyambure ibyo bintu bamukoreyeho? Urasenga, yisenze biragenda, urasenga ukabaza Imana irabikubwira. Asenga ukabaza Imana iragusobanurira. Yego. Aha, tubonye dore imbogo aritebye Imana, bavuze byinshi, Inzahuke aragiye, abahanzi benshi barapfuye, uyu Ntuza aragiye ko Gogo. Wowe ukuri murareba Gogo rero imizamukire ye, uburyo abantu bari bamukunze, ubona bijya gusa n'ibyo wasobanuraga ko nawe hashobora kuba wenda harimo sinshaka kugira ngo mbyegereze umutima, kuko niyo byaba ari byo kubivuga umuntu yitaye ntago byaba ari sawa, ariko ndi kuburira abantu ndi kuburira abantu bagenda bazamuka. Kuzamuka bijyana n'ibindi bintu, kandi iyo wishyizemo ko bidahari ejo ntubura kuhura n'akaga. Ko numva ibintu bitoroshye Mutaba. None umuntu yabyitwaramo gute? Kubona abantu benshi bakondokeye muri izi mbuga nkoranyambaga, ntibazi iyo biva, ntibazi iyo bijya. Yanigeze kuba ndimo kuririmba ahantu kera Ntuza Rwandex hariya munsi hafi y'ishuri rimwe nashatse kuvuga. Umumama araza afata akantu k'akasine akajya mpanagura muri 2013, ngo nanjye reka mfate ku mavuta yawe, akajya mpanagura nawe akisiga ibyuya. Uko mpanagura akisiga ibyuya, icyo gihe nafashe hafi nk'imyaka 3 naramanutse. Nyuma nza gusubiza amaso inyuma ntekereza wa mumama, nibwo natangiye gusenga ngaruza inyenyeri, narasubiye hasi kandi negeze kumenyekana mu nsengero. Ni ikibazo kuki Uganda buriya nato bose babireba nakubwira amakuru ye. Uzumva Uganda yarigeze gushaka, yamwigeze nka kanga yashaka kumwica. Yego nibyo. Nese umuntu agukubise ikintu kikabarura umutwe buriya wagize ngo ari cyo yasizeyo. Nta na kimwe. Nese yagikubise asazi ko kitakwica. Iyo kikwica se yari kukugarura. Reka. Ubwo ushatse wanabara ko natewe buriya nawe twamubara nk'uwigeze Uganda imwica. Kwa kundi uvuga ngo yaranyishe sinapfa. Yego. Ese ubundi ko nta muhanzi w'umuganda waraza gupfira mu Rwanda, kucya mu Rwanda bapfira mu Uganda? Nanjye ubwo biranshobera. Ikintu ntabwo mujya mukibaza. Ese ubundi buriya bicwa n'abagande cyangwa n'abanyarwanda baba baragiyeyo? Wanjye ndibarije gusa, ndabajije gusa n'abantu kuki mutabyibaza. Ikibazo gikomeye nanjye nta muhanzi nuko wenda asaba abanyarwanda bajya gushakira imibereho mu Uganda kurenza uko abaganda baza gushakira imibereho mu Rwanda. Ndavuga babahanzi n'ababatumishi. Birashoboka wenda. So ni ibintu rero bibabaje, ariko nta kundi nyine ni ukomeza kwihangana. Nese Apotre Mutaba, ndagira ngo tubwire nka Apotre, aba bantu bavuga yuko hari n'ibindi rero, ariko si nkomeza kwisegura ngo ntimubibuze na Gogo, umuntu wacu twakundaga cyane. Hari igihe amaraso y'iwanyu haba harimo karandi ivuga ngo nta muntu uzigera agenda mu ndege, iyo utumbagiye ugakatishirizwa indege uhita upfa utarayijyamo. Hari igihe umuryango wanyu nta n'umwe utunga imodoka, iyo hagize umuntu ikwemerera swat ahita ahomba ibyo bigashya, cyangwa wowe ugahita upfa, cyangwa ukayigura ariko ikihagera ugahita upfa. Kuko hari ibicaniro tuba duhangana nabyo. Gwiki hari abantu baba batemerewe kugera ku kintu runaka. Hari umuryango kugira ngo nta muntu w'iwacu ufite imyaka 50 utarwaye diabete, nta muntu w'iwacu urenze imyaka 45 ahita akenyuka, nta muntu w'iwacu umukobwa ushaka ngo urugo rutamunana ngo byibuza ururimo n'urwa kabiri n'urwa gatatu, ariko nta n'umwe ufatisha urugo rwa mbere. Kuko Bibiliya tubwira ngo amaraso ya Yesu yavugaga ibyiza kurenza ya Abeli. Uko amaraso ya Abeli yaravuga ngo tuzahorerwa ryari, buri maraso ragira ibyo avuga. Buriya amaraso ya sogokuru wawe niyo ari mu mubiri wawe, niyo mpamvu bapimye ADN ya sogokuru wawe niyo bayisanga muri wowe, kandi ayo maraso afite ibyo avuga. All blood speak, all bloods speak. Ndumva araho nahereza. Abantu rero mu byitondemo, babyitondemo. Ese ize ngo Miss Josiane webye byari biki? Josiane kandi Miss Josiane yaratumbagiye gutya, ariko sinzi ikintu yagonza ahita. Ariko Josiane wakemera ko ari umusitari umwe nta n'uwa kabiri uraba mu Rwanda. Yagiye gukoresha umusatsi mu mujyi hariye, cyagiye bishyushye muri Miss nyine yararimo.
akavatiri yari arimo ka taxi voiture barakazenguruka, abamotari barakazenguruka akabura uko kagenda, barazenguruka imodoka hafi kuyiterura. Umuntu mu kabari yavuga nabi Miss Josiane, umumotari agahita amukubita ivide, ntaho baramubona batarahura nawe, ariko wamenya yaragonze igiki. Buriya nawe ni yaragiye kujya mu bantu batambwa, bivuze ngo iyo akomeza agatumbagira hari igihe nawe atari kuramba, iyo akomeza agatumbagira bya hatari nk'uko yari azamutse, cyangwa akaguma muri kiriya kirere arimo akakimentana imyaka 10. Hari igihe kujya bavuga ngo yagiye Uganda ngo nuko n'umutima n'ibindi byose bisa. Iyo miryango ifite karande zimeze gutyo, umuntu iyo karande umuntu yayica gute ku buryo niba nta watunze imodoka umuntu ayitunga? No gusengana n'abasizwe, kuko Bibiliya tubwira ngo imitwaro babekesheje muzayikurwaho no gusigwa. Soreza ngo ibintu tubiganira uta. Ndumva bitoroshye Apotre. Atijya numva tuvuga ko hari uwagiye, twaba turi kuvuga iby'abagenda akadushinja gufata yose tuvuga ku wagiye nkaho turi kumucururizamo, bajya babibona muri iyo mboni. Ariko turabihanganishije abo umuryango we, abantu muzamuka giturumbuka mujye mwikingiza mu buryo swate ujye mu masengesho, wikingize mu buryo bw'amasengesho, swate nimba ujya mu bagukagira sinzi ibyari byo, ariko mu isi y'umwuka wumve kuri protected, washyizeho ubwirinzi buhagije. Mbere yuko dusoza umbabarire gatoya, hari ikiganiro twigeze gukorana, abantu baragikunda cyane, ntago wancika ntakakubajije ako kantu. Mu minsi ishize wenda nkujyanye muri politiki yo gatoya, duherutse kubona Ingabire Victoire atabwa muri yombi arafungwa. Ingabire Victoire ni umwe mu bantu utemera pe n'amaraso yawe n'ibiki byose, sinzi mbese ntago mukorana, ntago mwumvikana, kandi ntekereza ko n'abandi bantu batekereza kure bakwiye kugenda mu mujyo wawe. Paul Kagame yatowe n'abantu 99.18, abo bose ntibemeranya na Ingabire, kuko umuntu yemeranya nawe ntiyatore Paul Kagame, yagira ibindi atora bindi tutazi byari byo. Yego, ifatwa nitabwa muri kandi ibyo akora nicyo kintu, ibyo bibazo azabihagarike, anabisabira imbabazi ibyo yakoze already. Yego, hari abantu benshi bagukurikiye bategereje kumva icyo ugiye kuvuga, kuko ngiyeyo ndimo ndabaza umuntu mubaza, ariko mbariza n'abandi bantu badukurikiye bari hirya no hino. Ndavuga kuki Ingabire bazamuhe burundu, bazamuhe burundu nk'iyo bahaye Mushayidi, cyangwa nibatamuha burundu bazayikure mu mategeko y'u Rwanda ko nta kindi yabikimazemo. Ingabire Victoire urumva bamuha burundu irimo kugira ngo ihabwe abantu nka Ingabire, nimba iri mu mategeko ntihabwe Ingabire bayikuremo. Abundi bavuga ngo hari icyo mpfa nawe, ntacyo nzaba gipfa nawe, bamuhaye burundu zaba mpfiki nawe. Bakumva bamukatira burundu Apotre, kuki Ingabire umusabiye gukatirwa burundu? Kunuko iri mu mategeko y'u Rwanda, kandi nimba ari umugome wahemukiye u Rwanda niwe umugome utanemera, utanabwira ngo ariko ibyo urimo ni ubugome, ngo ahubwo akarushaho. Abantu ntibari bubyakire nabi. Abantu bari bugire gute? Abantu bari bugire gute? Iri jambo uvuze rirakomeye Apotre. Ujye bamuye burundu, nese nijya mutumye gukora ibyo akora, cyangwa ko nakomeje kumuhamagarira gusaba imbabazi ibyo byose ubwo buruza baragiye biba tanga tamika. Uriya ameze nk'abakecuru bo mu byaro bajyana uburozi mu rwara, urabazi? Akakwaka umwana, reka ndebe umwana ugakora agashuka gatoya yabukize mu rwara. Ingabire uramwanga, ni umurozi. Ingabire umwisi ntago nanjye nangana, ibyo akora nibyo nanga. None Apotre, twabonye uwamwunganiraga mu mategeko yitwa sinibuka, nabonye Korode, Pastor Korode ari we umukoresha ikiganiro, nabonye nawe arimo aravuga ngo urugo rwabo ngo ruri mageragere. Uriya we wamwunganiraga uramuvuga wiki? Uriya mwunganizi ni wamubonye? Oya bariya bareke, ntacyo bazatwara u Rwanda, reka tuvuge gutyo. Urugo rwe ruri mageragere, ngo n'ubundi ngo nawe ngarabizi ko bazahita bamufunga. Oya, iteka iyo bakora biriya no kugira ngo bibonekeze abantu bo hanze bagome bajye babohereza amafaranga, ahari wenda bakavuga ati ejo umuzungu yazaza akabaha ubuyobozi mu gihugu nk'uko yabutanze 6 kangahe, nimba ari 5 cyangwa nimba ari kangahe, nimba ari 3 kangahe, 3 kabiri. Yego,
atari uko abanyarwanda baguhaye kuyobora u Rwanda urashaka abazungu baguha kuyobora u Rwanda. Ibyo si bwo byitwa iki? Ese ubundi bwo abo bazungu bazaguha kuyobora u Rwanda ku giciro cyo kumara abantu? Ibintu nk'ibyo ngibyo. N'abantu bameze batyo rero. Gerageza tubwirire abantu badukurikiye. N'abantu bameze batyo abantu bashyigikiye wenda badashyigikiye Ingabire Victoire. Ugerageza kudusesengurira nk'ubu Ingabire Victoire tugiye twumva ni urugero ariko abantu ntimunyumve nabi. Ayoboye u Rwanda. Uru Rwanda rwaba ruyoboye na Ingabire Victoire rwaba rumeze ruti. Gerageza nk'abantu nanjye ndabanza nkusubiza ijambo His Excellency yavuze ari muri Rwanda Day. Ngo baravuga ngo bazabanza kureho Kagame ngo mubone gutaha. Muna bagiye gutaha bakababuza. Mume muretse ibintu bigiye gukemuka. Mubinyuze mu zenzira. Ingabire Victoire akazayobora u Rwanda biciye mu zenzira. Urugero abaye yaruyoboye igihugu cy'abakene biciye mu biturutse mu bitangaza. Biturutse mu bitangaza kwa kundi Imana yashyize mu kororombya nyuma y'umuzure nyine mbwira ahantu byaturuka. Nanjye ntago wowe uravuze gusona insubize bya ukuntu nyine byabaye ubaramutse yoboye igihugu. Ingabire Victoire yayobora u Rwanda hamaze kuba genocide y'abatutsi yo kwica abantu kandi ntayizongera kuba. Nawe rero mbwira ngo nyine aruyoboye abatutsi bose bamaze kwicwa byagenda bite nyine se? Icyambere u Rwanda rwaba rumeze nko rwa rumeze 94. Yego. Kandi 94 rwari mu maboko ya Paul Kagame. Uyu munsi ntago yaba gihari. Na icyo gihe uri kuvuga cya Ingabire Victoire haba hari undi muntu udashobora kuruvana aho ngaho. Urabona ukuntu ntuzimeze Mogadishu. Kigali yaba nka Mogadishu nyine. Batera ibisasu Somalia. Ndabyumva. Wiye bikamara imyaka 30 wagira ngo imyaka 30 mbese fata 94 mu kwa gatanu mu kwa gatandatu mu kwa karindwi uko u Rwanda rwari rumeze ubishyire ku Rwanda imyaka senkaniye ikurikiranyije niko byamera. Nta gihinduka. Nimba abantu baricwaga n'inzara igakomeza ikabakegeta. Nimba abantu baricanaga bagakomeza bakicana. Nibyo byabihari. Nibyo mwifuza? Ntabwo ari byo twifuza. Kumva ibintu byabikomeye. Reba umuntu ushaka gukura kuri ibi dufite kujyana kuri ibyo mvuze. Jewe ari umuntu twigeze kuganira. Ariko ntago byashoboka nyine nuko bitanashoboka ko erega abanyarwanda ntago ari injiji bazi ibyo bashaka. Yego. Kandi twaciye muri byinshi bitatuma Apotre hari umunyapolitike twigeze kuganira. Dutumutsima. Wigenga. Arambwira ngo ikibazo ngafite ngo nuko ngo hano ngo muri Afrika ngo abayobozi ngo bajya ku buyobozi ngo bagatindaho ngo niyo mpamvu ngo nabo ngo babiyamamaza. Apotre nk'umuntu w'incabwenge ujya ku buyobozi ugatindaho. Ni ikigaragaza ko yagiye muri politike ngo yibonere imigati ntagazi byari byo. Ikibazo none se kadafite ikibazo cyuko Yesu atajya ku ngoma y'ubwami bw'Imana. Ngo avuga ngo ariko ngo hazavuye wese akajyaho ngo Mikaeli cyangwa se ngo Gabriel. Kuki ntabwo icyo kibazo. Ese ubundi kibazo nuko nakubaza ikindi kibazo cyangwa ikibazo ni nakubaza ikindi kibazo. Nagwaye urugero rw'u Rwanda rwa ruyoborwa na Ingabire Victoire ko rwa rumeze nka Mogadishu cyangwa se nkuko 94 twari tumeze bikamara imyaka 30 ntagihindutseho. 94 mu kwa gatandatu bikamara imyaka 30 ntagihindutse. None ikibazo ariko yango Paul Kagame abayoboye imyaka 4 yonyine itagenda basimburane buri myaka 3 haza undi bamweguza buri myaka 2 hakaza undi buri myaka 3 haza ariko tukaba tukimeze nk'ikenda mu kwa gatandatu. No kuba Paul Kagame yafata igihugu yagumaho mu murongo n'indi myaka 100 Imana ibashe kumuha ubuzima kugira ngo imyaka yimare adashaje agifite imbaraga zo gukorera u Rwanda. Ariko none ibyo dufite uyu munsi byikuba inshuro 3 nyuma y'imyaka 10 byikuba 5 nyuma y'imyaka 20 byongere byikube mbese tugende tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Wahitamo iki? Wahitamo kugira uwo muyobozi nyine uhoraho ugumyeho nyine agakomeza igihugu akakizamura. Nibyo nabwo abantu ndiko babwira ngo Paul Kagame azasimburwa nanje Kagame baribyimbye muri byimbya mu biki. Nge nkabaza mwe muze dukore deba nge mbere ku buryo yatuma u Rwanda ubukungu bwabwo bukomeza kuzamura butumbagira noneho. N'ubusanzwe baratumbagira ko noneho bugatumbagira kundi muvuduko. None none ikibazo ni iki ngiki. None ni ikibazo ni iki ngiki. Ikibazo ufite ngo nukabyarwa ngo nuwari uyoboye. Ntacyo bitwaye. Nese icyo kibazo. Nese twayoberwaga n'Imana
ku musaraba tugahita dukomereza ku mwana wayo. Ibyo byabaye ikibazo. Tutavuze ngo reka dushaka undi utava muri famiye y'Imana, ngo dushaka undi uva mu yindi famiye. Ntabwo ikibazo ari famiye uvamo. Nkuko na Paul Kagame ajya kutuyobora, ntitwarebye umubyara, twarebye ubushobozi afite. Voilà, icyo njya nkunda kubibwira abantu. Let's discuss ubushobozi, nayo ibyo bintu uri kumbwira. None umuntu umwe akambwira atari turebe ngo umuntu uyoboye arashoboye ntashoboye. Ikindi tugomba no kureba ahantu waciye ariko. Yego. Kugira ngo turebe kuko Paul Kagame uburyo yayoboye neza ni nka Yesu. Umuntu wayoboye neza nka Yesu umusimbuza undi utekereza nka 100%. Ariko umuntu wayoboye neza ariko birimo igihanga nka mwarimu Julius Nyerere, suko murwanya turamukunda. Harimo igihanga. Harimo igihanga mu bukungu. Yazanye politike ya ujama ariko mu bukungu Tanzania iri kumanuka mu rwobo. Niyo mpamvu yasimbuwe n'umuntu batajya imbizi bitwa Hassan Mwinyi. Uwo muntu uvuga ko ari muri politike ibimvuga aranabyumva. Harimo baracyahari. Nicyo mvuga Hassan Mwinyi se. Hassan Mwinyi ni wasimbuye muri Julius Nyerere. Yavaga muri Zanzibar kandi we yemeraga ikimeze nka capitalism. Niyo wasubije Tanzania muri FMI na World Bank. Nyerere yari yabikuyemo. Okay, urazana ujama. Ejo se niba ryo ubusa bakarenzaho umuyaga ntibazamarana. Abantu bashonje urumva ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero nkavuga ngo ikibazo cya Afrika si abayobozi batinda ku buyobozi. Yes. Ikibazo cya Afrika ni ababyeyi badafite ishyaka ryo kuzamura ibihugu. Icyo uvuze no kubyubaka mu bana babo. Yego. The problem is not the president, is my father Kabarira. Nimba hari ikibazo kiri mu Rwanda nawe ugashyiramo izina ry'uwawe. Kabiri, ikibazo ni abe intellectuel. Ubwonko bwabo buba butekereza kujya gukorera leta no kujya muri politike no gukora mu ONG. Abahanga, abajeni, abantu bafite IQ yo hejuru muri Amerika bajya Silicon Valley na Wall Street. Abo mu Rwanda kuki mushaka kujya mu rugwiro? Ikibazo. Undi ati banze kuma imyanya y'ubudepite agahita ashinga ishyaka. Ikibazo kandi mu ishuri nari umuhanga. Ubwo se abakunda igihugu. Hanga sashi. None ngiye uwo muntu naramubajije se. Manga kashinga uruganda ashinga ishyaka. Ni yihe mpamvu ituma ushaka kuyobora igihugu? Ngo ya ngo baveho ngo natwe tuyobore ngo natwe ngo na nyina undi ngabyara umuhungu. Ibaze can you imagine? Igihugu ni ikindi kintu kuyobora igihugu. For example. Tubwira uti ibi abayoboye bakora byinjiza miliyari z'amadolari 7 mu gihe cy'umwaka. Njibi nzakora gutya na gutya byazinjiza miliyari 100. Dore uburyo bikoze. Kabiri, gira aho twerekera. Nk'uwo Vigitwari uwo ngo Ntaganda Bernard. Shinga koperative. Iyo koperative izavemo uruganda nk'urwa Elon Musk. Voilà. Nurangiza uvuga uti dore mpaye urubyiruko 300 akazi. Yes. Tariko rero ibi bintu ndi kubona nimba president none nzabishyira ku rundi rwego. Yes. None umuntu araza n'ama Ingabire Vigitwari nta kintu na kimwe akora gisora mu Rwanda. Kuva 2010 nta parcelle yashijije ngo ayubake kandi ayubakisha amafaranga yakoreye mu Rwanda. Uretse ayo yaba yahawe ni nabo bantu. Abo ngabo. Uyu muntu wimbura mukoro udafite ikintu yakoze kandi no mu pasteur ndashaka ko bazabizana. Uretse bino bintu bazana ngo niba pasteur nibakabimbura mukoro, aba pasteur nibakemere ko imbura mukoro mu pasteur ibaho. Tugomba gufata umuntu usanzwe ari successful mu bintu runaka. Uri umuhanzi uri successful, uri umucuruzi uri successful, uri umusirikare w'umupiganaje uri successful, hari ikintu wakoze urakora kiragenda. Urangije uza kwa pastor. Urangije uza kuba depite. Donald Trump Towers yarubatse ibintu birakomera. Aza none kuyobora Amerika. Nta byo kuvuga ngo azarya ruswa, nta kintanda y'umuntu. Uravi utarushaka kuyobora heho. Njewe navuga n'Imana ndabwa nongera kugira ubushobozi igihugu cyari cyose najyamo ngo ngiye gushinga itorero. Nzariha inzego zimeze nk'inzego z'igihugu. Njewe icyo gihe nzabara ko urwo rusengero ruyoborwa n'umuperezida witwa Imana.
njye nkaba ndi prime minister ku buryo no mu rusengero bazajya banyita prime minister ntabwo bazajya banyita pastor premier ministre. Kabiri, umupasiteri aza nk'uko uzi ministeri za mu Rwanda si tugira urubyiruko tuba dufite umupasiteri w'urubyiruko ndetse mu rusengero bazajya mwita minister of youth, ministre w'urubyiruko. Kabiri, noneho sasa ikintu ngiye kubwira ministre w'ubuhinzi n'ubudahinga hegitari 10 ntabwo tuzaguha uwo mwanya. Pasiteri ngo ariko se ko bafunze agatutu tuzarya iki? Kumbi waje uhunga inzara hano. Wababonye se? Kumbi waje uhunga inzara ho. Yabacanze benshi. No. Ngiye nshobora gukora miliyoni mu busesenguzi. Iyo ni ipanze akazi kabisa. Mu kwezi iyo ntayuje mba ndi muri 800 700. Ninjya gushumba rero sinzaba nshaka amafaranga yo kugatude. Nuko nkunda Imana, nuko nahamagawe. Ariko uzi umuntu ukubwira ngo nacikirije amashuri. Ngo nibyo nageragezaga byose byarangaga. Ngo none ni mwicare. Paul yaravuze ngo umwepiskopi agomba kuba atari umunyarukoni, atari umukunzi w'inzoga. Ngo kandi ayobora neza mu rugo rwe. Uko utayobora utazi kuyobora mu rugo rwe niyo ushobora kuyobora itorero ry'Imana. Ngo kandi agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Nimba wari ufite ubwenge kuki utabaye successful hands? Kuki wabaye pastor wari complete failure? Wari umuntu w'ingwiza murongo none waje gushumba abantu. Ubwo se urumva umwuka wo gutsindwa utazawubanduza wowe. Kibazo gikomeye. No uzawubanduza. Uzawubanduza. Apotre, tuganira ibintu byinshi kandi bikomeye. Mbere yuko tugana ku musozo hari ukuntu ujya ugira gutyo ugacishamo ubutumwa niba wenda hari ni ese ko bavuga ngo umuntu ngo wenda ni umunyamwuka base bagushinga icyumba cy'amasengesho usengera indwara zirukane. Ariko n'umupasiteri ushinzwe iterambere se nawe yaje ari umuntu wapfundikanyaga. Reka none mu musengero w'umwuka gusa. None se mirongo ya Bibiliya ivuga ku mwuka gusa. Uzi ko ariko ingero Yesu yatanze 90% zose zivuga ku mafaranga. Niyo mpamvu rero tugomba gushaka abapasiteri bize leadership, bize philosophy, psychology, bize project management. Kabiri, bakoze ibintu mu buzima bwo hanze bakaba successful. Ariko Dawidi yagiye kuba umwami mu ishyamba yakubitaga ingunzu agakubita intare ari successful. Mu gucuranga kubita imirya abazimu bakagenda abona kuba umwami. No kuba president nk'ibyo rero. Yego. Uragiye banza ukagaragaza icyo ushoboye. Banza ugira ibindi ukora, banza ugira ibindi uyobora. Undi yaraje azabohora igihugu turabibona igihugu agikora ahantu habi. Yanabohoye cya Uganda anayobora ubutasi bwo mu Uganda. Urumva ibyo bintu ni ibikorwa bifatika bigaragara. Yabaye ngire ngo majoro muri Uganda ngire. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yari majoro yaje no kwibora urugamba majoro nyuma aza kuba major general. Ariko atazwa ngo yagiye kuba president yarabayeho na ministry w'ingabo na vice president. Yarabujije abo yazanye nabo kwihorera. Hari ibintu by'ibitendo, hari ibintu by'ibikorwa bifatika. Urazinduka tu ngo umuntu wari wese ngagiye kuba president aturutse mu mibyuko ngo nahe ngo abantu ngo hari imikino abantu bagomba kurekera gukina. Abantu bamutore ngo hari ibintu abantu bagomba kurekera gukina. Ariko kuko ngo biba byitwa uburenganzira bwabo ariko no bagombye kubivana mu burenganzira bwabo kabisa. Bagashyiramo nk'urugero igihugu ntago ari cyo bagashyiramo ngo nimba udafite abaministeri 3, abadepite 3, abasenateri 3, abameya 5, abambasaderi 2 bashyigikira kandidatire yawe, ntabwo uremererwa no kujya ku rupapuro rw'itora. Yego Apotre, icyo gihe nzaba nzi ko Mutabazi abo bantu ntababona. Ni deliberate. Uwo Victoire azaba azi ko atababona yishyire ku ruhande. Victoire uramuzira cyane. Ntago muzira ibyo akora nibyo rutwitse. Ndamuzira se ngenda muzi. Nadikanyije nawe. Apotre, reka ubwire iki kintu ngewe wenda tujya dukunda kuganira. Ariko ngiye tumaze igihe tuganira n'ibiganiro bigenda bikurikira. U Rwanda rufite amahirwe kuba rufite umuntu nkawe. Kuko sindi umuhanga cyane wenda nturamenya. Ariko niba wenda uzamenya kera. Ariko ndi umwe mu bantu nanjye buriya bagerageza gutekereza cyane kuruta kuvuga. Kandi niyo mvuga ikintu natekerejeho kandi ngavuga ikintu cyiza. Ubwo rero uri umuhanga cyane njye buriya ni nacyo ngukundira. Ikindi buriya nujya ubona umuntu utakwiyumvamo. Buriya nuteshwa umwanya n'urubabazwa n'umuntu utakwiyumvamo.
uzaba wabanjije nkawe. umva reka mubwire kuko wowe ibyo ufite ni byumva n'abantu nyabana. Sitwemeranya kandi turi abanyakuri. Sitwemeranya ko Paul Kagame ndenze inshuro nyinshi. Yego. Mu buryo bwose bushoboka n'imyaka arayindusha ibitendo byose. Yego. Nibyo Mariya abanyarwanda nanjye mfite ibyo n'abamariya ariko nibito ugereranyije n'ibyo. Ni umuhanga. Bose we ntafite batamwiyumvamo. Cyane. Buriya Victoire ubona amwiyumvamo. Ubwo si wowe wenyine kandi tuve no kuri aho abataramutoye zahize ngo hari icyo bavugaga. Biriya bice byagiye. Twagomba kugira 100%. Ariko nyine n'Imana ifite abatayemera. Na Yesu hari abataramwiyumvishe. N'Imana ifite abateiste kandi yarabaremye. Rero icyo nicyo cyo kubwira Mutabazi igihe mbona Paul Kagame hari abatamwiyumvamo. Nge nkumva bose bazanyiyumvamo nzaba ndwaye no mu mutwe. Yes. Ikindi wowe menya ngo ndi gukora ibyiza. Ikindi abo nihuza nabo ni ikipe igamije ibyiza. Nge nzakora ibintu byiza. Kora ibifitiye inyungu abanyarwanda. Kora ihuze n'abasanzwe bakorera mu nyungu z'abanyarwanda. Kabiri, buriya Mutabazi abantu bajya bagira ngo hari ibindi bintu nshaka. Sinjye kwiga international relations na diplomacy. Ntabwo ari ibintu bajya gukoresha muri banki, si ibintu bajya gukoresha mu isoko. Nzabikoresha mu bitabo byanjye. Ngiye Mutabazi ikindi aje ishinga ni kimwe. Ni ugupfira u Rwanda n'abanyarwanda. Ni ugupfira Afurika n'abanyafurika. Kubitangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se mu buryo bwose nshoboye. Yego. Ibyo nabikora naburaye bintera ishema. Ngiye mbona iherezo ryawe ari ryiza Mutaba. Simbizi. Niyerega iherezo ryanjye ryaba uyu munsi aka kanya. Si ngombwa amataje. Oya. Intumwa za Yesu. Yapfuye ifite etaje niye. Uziko umuntu wapfuye afite inzu ari Yohana wenyine. Zose nta numwe wagiraga inzu uretse Yohana. Na Yesu ntayo yagiraga. Uraryamaga mu gatuza. Yesu wese yari kwikura. Bivuze iki? Bivuze ngo babaciye imitwe. Kandi ntago bigeze bagenda bavuga ngo we are failures. Ureke abantu bari basenga mana numa miliyari nzavuga kuri Imana y'inyembaraga. Ni inyembaraga mbere yo kugwa miliyari. Kabiri miliyari si ikibazo. Ahubwo kora umugambi w'Imana, hindura ubuzima bw'abakuzengurutse. Ijambo rabangu mwongera pfira intamaze. Pfira izawe. Mpfira izanjye. Duhindura ubuzima bwabo. Bagubwe neza. Bishime, babona amahoro, batera imbere biturutse muri wowe. Ibyo nubirangiza bizavamo miliyari cyangwa ntivemo imise yawe nigera utambuka ugendera. Imana nicyo ngicyo ikomeze dushyigikire kandi twese tuzamure kandi nawe Imana ikomeze kwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Ubwo rero reka dusoze dushimira abantu bose babanye natwe, dushimire Japhet wabaye ku buhanga bw'ibyuma, nawe Apotre tugushimire cyane kandi courage ukomeze ukora ujya imbere. Ibyo utarageraho ubigereho mu izina rya Yesu. Imana itere mu kandi turabatsinzi Mutabazi. Turabatsinzi. Imana itere mu banyarwanda bose mu nzego zose. Ku ntekerezo kuntekereza. Oye nuko kandi ari kimwe cyo nzi. Ubuntu bundiho nta muntu umunyarwanda ubona ko ntashoboye. Nta numwe na Rusofera abibona ko nshoboye. Nta nuwahakana ko nashobora. Ahubwo Satani atambika mutuntu ngo yego arashoboye ariko ntashobotse. Aho kandi ko guhimba no kubeshya ko ntashobotse. Kandi abo bashaka guhimba ko ntashobotse nibo badashobotse ahubwo. Yego. Ahubwo bavuga ngo Mutabazi twegereye ukudashoboka kwacu hari igihe byabyara ko rusirikwe. Ariko bari bakwiye kuba abantu bashyira mu gaciro bakavuga ngo Mutabazi areba kure ntago yasenya. Ntago kandi azategereza gufatanya n'abantu kubera ko bafite ubwenge nk'ubwe cyangwa se ari abanyakuri nkawe. Niba ari kubaka u Rwanda ari ijambo ribangu niba bishoboka mu Rwanda n'abandi mu bandi n'abantu bose amahoro. Tuzakorana amahoro, tuzahuza imbaraga dusenyera umugozi umwe. Nta bwami bwirwanya. You can't be in a system still fighting the same system. Iyo rero umuntu azanye ibintu nk'ibyo ngibyo aba ari ibintu by'ibinyoma bigamije guharabika no kumbuza kugera ku cyo ngomba kugeraho cyangwa se kumbuza gutanga icyo ngomba gutanga. Akaba ari mahombye abanyarwanda. Ubundi rega nta muntu ugambira kugira ukora icyo abayanga abanyarwanda ntago baba bakunda. Reka wenda minera aho ngaho. Urakoze. Yewe hari abanyamakuru benshi mu minsi yashize. Wenda nashatse gusubiramo. Bora nta muntu ugambira kugira na gutera imbere Mutaba. Noneho
nkunda gukoresha abanyepolitiki batandukanye nawe bitwa ba marishari bandi bamwe muri bo baranganirije barambwira ati hari abanyamakuru twaganiriye barambwira ngo ntuzongere ngo gukorana ngo na Karabo urumva ariko barambwira ati twe tuzadukorana nabo abo hafi ya bose abo bavuze gutyo amateleviziyo yabo barayademonetije bivuze iki kubera ko barongeye bahera muri babasabi 34 kandi baragendaga bakambwirira bakajya mu matwi y'abo bantu bo bakaza ukabimbwira ntabwo ari byiza ko kurwanya umunyarwanda mugenzi wawe ngo ntatere imbere reka ubwo nimba umuntu akora ibintu adakora ibintu nk'uko bikora icyo si ikibazo ni si impamvu nawe uko ukora ibintu siko uriya wundi abikora nta mpamvu yo kubigira intambara no kurwana reka icyawe ntawe kijya reka tugushimire tukureke ujye mu kandi kazi Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha mwese mwadukurikiye nari Karabo k'Imana imbere yanyu mwari Apotre Mutabazi inyuma ya kamera turi kumwe na Japhet ibindi tuzasubira